Bahaye ikaze mwese bene data, nshuti, abavandimwe, cyane cyane abakunzi mukunda ibiganiro byacu hano kuri Pure Gold TV. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi rigiye kutuzamura cyane cyane rizamura kwizera kwacu. Tuzi ko twese tuba dukeneye kongera kunguka ndetse no kungukira imbere y'Imana. Abahisemo kwizera Yesu Kristo dufashwa no gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Uyu munsi wo kuwa gatandatu itariki ya 25 z'ukwa 10 2025 tugiye kureba inyungu Imana ikura mu kurenganywa k'ubwoko bwayo. Imana yemera ko abantu bayo barenganywa, yarabyemeye na kera ndetse bibanziriza ku mwana wayo Yesu Kristo. Yararenganywe ndetse apfa urupfu rukomeye, rukabije, rubabaje ari umwana w'Imana. Abamukurikiye bamukoreye, yahamagaye 12. Iyo urebye urupfu bapfuye usanga ari urupfu rw'agashinyaguro, ariko kandi harimo inyungu ikomeye cyane ku Mana Data wa twese. Si uko Imana yaba inaniwe kuba yahagarika ako karengane, ariko irakemera kuko harimo inyungu nyinshi cyane. Uyu munsi wa none tugiye gufatanya ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8. Reka duhere ku murongo wa mbere turebe icyo Imana itwigisha muri aya masaha, muri iki gitondo cya none hano ndi. Mbere y'uko nkomeza ndabamenyesha ko muri kumwe nanjye Jose Irumva. Reka dusome. Niba ufite Bibiliya yawe, reba Ibyakozwe n'Intumwa ibice 8 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye cyane mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Sitefano baramuborogera cyane. Reka dukomeze rero hepfo ku murongo wa 4 turebe uko byagenze. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Abatatanye bagiye hose bamamaza ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana, abakristo muri icyo gihe baratatanye, batatanijwe n'akarengane. Akarengane k'abakristo muri icyo gihe, akarengane kakurikiwe n'urupfu rw'umukozi w'Imana Sitefano, nk'uko twabibonye mu cyumweru cyatambutse. Sitefano bamwishe nabi cyane, arengana kuko yari umukristo, kuko yakoreshwaga n'Imana, kuko yari yuzuye umwuka wera. Habonetse akarengane kandi gaturutse mu bitwa ko bagombaga kumufasha b'abanyamadini, abakuru b'abanyamadini abari bo bamurenganya. Ariko harimo inyungu y'Imana ikomeye cyane. Nyuma y'uko kurengana, Imana yabonyemo inyungu ikomeye cyane kuko hari benshi bakijijwe kubera iyo mbuto y'urupfu rwa Stephen. Urupfu rw'abakozi b'Imana, kurengana kw'abakozi b'Imana ni imbuto ikomeye nziza irimo umugisha w'Imana, kuko hera imbuto nyinshi cyane. Kabuto karaterwa kakera, navuga imbuto nyinshi cyangwa se umusaruro ukomeye mwinshi mu buryo bw'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo no muri iki gihe hari abantu bari kurenganywa n'abantu babo, bari kurenganywa n'inshuti zikomeye, bari kurenganywa n'abo mu itorero. Ntabwo dutinya kubivuga, niko biri. N'abo mu rugo rwawe, wowe ubwawe urabizi ibi bibaho. Imana irabyemera kuko harimo inyungu ikomeye, inshuti yanjye. Harimo inyungu ikomeye, harimo umusaruro ukomeye mu kurenganywa kw'abakozi b'Imana. Baratatanye koko muri icyo gihe kubera akarengane, bagenda bajya ahandi kuvuga ubundi butumwa. Uretse ngo intumwa za Yesu nizo zasigaye i Yerusalemu, ariko abandi baratatana. Hariho abagiye i Samariya, mu mudugudu w'i Samariya, nk'uwitwa Filipo. Filipo yaramanutse ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Yesu. Amena. Ni ukuvuga ngo natwe muri iki gihe cya none ushobora kurenganwa aho uri, ariko Imana ikakubwira ati komeza urugendo. Isi ni nini, hari abandi bakeneye agakiza. Mwuka wera akakujyana aho Imana ishaka.
twarabibonye no muri iki gihe cya none hari abantu Imana yabwiye ati nzabajyana batume hano kure, badafite igitekerezo na gitoya, batazi ukuntu bazagera ahantu Imana ishaka, bakahisanga bagasanga bageze ahantu kure cyane batari kuzagira ubwabo. Imana yarabikoze. Imana rero tuyubahe kuko Imana iyo ivuze irakora, kandi Imana ishobora byose. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, niyo yayiremye. Abakunda Imana tuyubahe, tuyemerere, tuyorohere, idutuma aho ishaka, kandi tuyishimire kubitubaho. Nurengana uri umwana wenda wavukiye mu bantu batazi Imana, ugakizwa, ukabona baragukupisa, ukabona barakurenganya, tujye twumva ubwo buhamya. Shima Imana kuko harimo umusaruro mu kurenganywa kwawe, harimo umusaruro mu guterwa amabuye nka Steven, harimo umusaruro ukomeye. Byatumye abantu batatana bajya kuvuga ubutumwa ahandi hirya no hino, abantu barakizwa, nawe urakizwa, nanjye ndakizwa, kubera akarengane. Akarengane ni kaza, ntugahunge ngo witotombe ngo wurire ngo ndarengana, ahubwo jya uvuga uti Imana ifite impamvu, hari umusaruro ugiye kuboneka, hari ibyiza bigiye kuboneka, hari itorero rigiye kuvuka, hari umugisha. Haleluya. Niko byagenze no mu gihe cya mbere. Filipo yaragiye, ageze i Samariya, niho twumva inkuru ze ku murongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 niho tukiri ku murongo wa 6. Abaho benshi b'i Samariya baraterana, bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Yakoze, Umwuka Wera yamukoresheje n'ibimenyetso, Umwuka Wera yamukoresheje ibitangaza. Muri iki gihe cya none twitegure, inshuti zanjye, twitegure aho Imana igiye kugutuma. Nawe uri intumwa y'Imana, niba urengana, niba hari icyabaye, niba warahamagawe koko, aho Imana igiye kugutuma izagendana nawe. Ntabwo Imana izajyana n'abatagenda, igendana n'abagenda, kuko iravuga iti genda mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, nzabana namwe. Aha rero Imana yabanye na Filipo nk'uko tubibona. Abantu bari bahuje umutima, abantu benshi cyane, ntabwo ari bake, barateranye bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bahuje umutima, bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Amena. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane. Muri abo bantu bari bahari, bari baje kumva Filipo ibyo avuga, ubutumwa bwiza yavugaga, harimo abantu buzuye abadayimoni. Ntabwo abadayimoni badutse uyu munsi wa none, bahozeho na mbere. No mu gihe cya Yesu na mbere hose isi yaremwa, Satani ni umwanzi w'ibyiza. Hari abantu bari baratewe n'abadayimoni, n'uyu munsi wa none barahari. Ariko igishimishije ni uko imbaraga z'Imana zari muri Filipo zamukoresheje gusa yavuga ijambo ry'Imana, abadayimoni bakiruka, bava muri abo bantu basakuza cyane, babavamo abantu baba bazima. Hari n'abandi b'ibimuga, hari abacumbagira, hari abarwayi benshi cyane, ariko bose ngo barakize. Amena. Ntabwo bakijijwe n'umuntu witwa Filipo, ahubwo bakijijwe n'Umwuka w'Imana. Umwuka Wera wari umurimo wamukoreshaga. Yesu Kristo yavuze ati genda nzabana nawe, witinya nshuti yanjye, ne gutinya, ahubwo tugende twizeye ko Imana iri kumwe natwe, Yesu Kristo ari kumwe natwe, kuko niwe watanze iyi Great Commission, avuga ati mugende ubutumwa nimubujyane, nzaba ndi kumwe namwe, nzakorana namwe. Ibi bitangaza byanze bikunze bizakoreka n'uwo munsi wa none, biracyakoreka. Ari Yesu ubikoze, ari Umwuka w'Imana turimo ubikoze, benshi barakize, kandi inyungu yavuyemo benshi barakijwe cyane. Umubare w'abizera wabaye mwinshi, uridubura, baba benshi cyane, kandi ngo haba umunezero mwinshi cyane muri uwo mudugudu, cyangwa se muri iyo tawuni, cyangwa se muri ako gace, muri iyo city. Aho ngaho bari aho ngaho i Samariya, habaye umunezero mwinshi cyane, kubera ko abantu benshi barakize. Ninde utifuza gukira? Ubu ufite umwana wawe wabaye umusazi ukabona abaye muzima, ntiwanezerwa?
barakize, abacumbagira, abo bagiye bateruye bataha bigenza. Haleluya, umunezero wa mwinshi cyane. Nshuti yanjye twari kumwe uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa gatandatu itariki ya 25 z'uku kwa 10. Aya ni amagambo yawe, ni ijambo ry'umunsi rigukomeze umenye ko mu kurenganywa kwawe, kw'inshuti yawe, kw'ababyeyi bawe, k'umuntu uwo ari we wese muri uyu munsi wa none ari umukristo, harimwo inyungu nyinshi kuri twese, ku Mana Data wa twese. Reka twakire iri jambo tuvuga tuti Imana ishimwe ko ujya wemera akarengane, kuko harimo umugisha, harimo ibyiza, harimo inyungu ku bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane, nkwifurije umunsi mwiza, weekend nziza. Niba ufashijwe, sangiza abandi iri jambo ry'umunsi nabo ribakomeze. Tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese nshuti zanjye.